Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. None aha tugeze kuri episode ya kabiri cyangwa igice cya kabiri ku nkuru yitwa ubugambanyi mu muryango. Nanone se waba waramaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ntabwo wari wayikora? Ni byiza cyane ko ugiye kuyikora kandi nawe wayikoze turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Ubugambanyi mu muryango. Inkuru maraso y'ubwoko n'ubugambanyi bw'umuryango, igice ni icya kabiri. Nyuma y'urupfu rwa Rugamba, umudugudu wose wasigaye mu gahinda, ariko agahinda k'abaturanyi kari gatandukanye n'ako mu rugo. Abaturanyi barariraga, umunyamugisha bari baratakaje, naho Mukamwezi we umutima we wari wuzuye ibyishimo bishwe n'ubugome. Yabaga nk'umuntu urira inyuma ariko yishimira imbere. Mugisha wa mwana w'umuhanda, umusaza yari yarirereye, yaricaye ku irimbi amaze gushyingura se w'umutima. Amarira amushoka ku maso atareka atembagara ku matama. Arangije aravuga ati, data wabaye urumuri rw'ubuzima bwanjye, wansigiye imbaraga n'agaciro, ariko ndenze amaraso menshi y'ubugome. None nsigaye mpanganye n'abampora ubusa. Mana yanjye nyobora ubugome bwa Mukamwezi. Sasa Mukamwezi nta kindi yatekerezaga uretse ukuntu azigarurira imitungo yose. Ntiyigeze yitaho ku marira ya Mugisha, ahubwo yahise atangira gushaka inzira zo kumwirukana mu rugo, akamuvira aho ngaho burundu. Yateraniye inama n'abandi bo mu muryango we ababwira amagambo yuzuye urwango. Uyu mwana si uwacu, ni uwo ku muhanda. Umusaza yarapfuye amusigira byose, ariko njyewe ntabwo mbyemera, ntibishoboka. Iyi mitungo ni iyacu, si icyo kirara cyazanywe n'umusaza mu rugo. Bamwe bo mu muryango baramushyigikira, abandi bagaceceka batinya uburiganya bwe. Ntibyatinze Mukamwezi atangira gukwirakwiza ibinyoma mu mudugudu, avuga ko Mugisha ari we wamwiciye umugabo. Nawe unyumvire, yashakaga kumugira umwicanyi kugira ngo abone uko amurandura burundu, amuca muri urwo rugo. Kwihangana kwa Mugisha sasa rero, Mugisha yagezwe imbere y'abakuru b'umudugudu ngo asobanure. Yari akiri muto cyane, ariko ijwi rye ryari ririmo amarira menshi kandi y'ukuri. Ndi umwana w'umuhanda, nibyo ndabyemera, ariko Rugamba yambereye data. Naramuharaniraga, naramuhanze, ntabwo nigeze mwica, ahubwo naramukundaga kurusha ubuzima bwanjye. Abakuru bamwe baramurebye ndetse bamureba mu maso, bakabona Mugisha ari kuvuga ukuri, ariko amagambo ya Mukamwezi yakomezaga kubinjiza mu rujijo. Mugisha ntiyigeze ahindura umutima, yakomeje kwihangana, akihangana, asenga Imana, akora neza nubwo byamugoye. Yirirwaga mu murima atera imyaka Rugamba yasize, akita ku mutungo, yirinda gukora ikintu cyose cyamwanduraho cyangwa cyamutandukanya n'abantu bakundaga Rugamba. Ariko Mukamwezi ntiyahwemye kumugambanira. Yakodeshaga abajura bo ku muhanda bakamwiba imyaka, bakica amatungo, hanyuma akabeshya ko ari Mugisha
uri kubigurisha rwihishwa. Ibyoba rero ibintu biteye ubwoba n'ubugome bya Mukamwezi. Ijoro rimwe ry'ikirere ry'icuraburindi, Mugisha arimo arara iruhande rw'amatungo yasigaye, yumva abantu bamanutse mu rugo bafite amacumu n'imipanga. Bari abagabo mu kwezi Mukamwezi yari yohereje ngo bamwice burundu. Umwe muri abo bagabo baravuga ati, uyu mwana w'umuhanda agomba gupfa. Umugore w'umusaza yaduhaye amafaranga ngo tumurangize. Mugisha abonye ayo macumu, umutima urakomera, ariko ahitamo kwihisha mu giti cy'inyoni hafi aho. Abo bagabo bamusatse ijoro ryose, ariko baramubura. Mugisha yirukira ku nzu y'umuturanyi wari umukecuru, amusaba ubufasha. Umukecuru yamubwiye amagambo yamusigiye imbaraga cyane. Mwana wanjye, ukuri ntikuzapfa. Reka nubwo bagukoreye ubugome, Imana iri kumwe nawe kandi Imana iragukunda. Ariko ibyo byateye ubwoba abantu benshi mu mudugudu. Bamwe batangiye gutinya kuvuga ukuri ko Mukamwezi yabahimuniraga, cyangwa Mukamwezi yabihumuragaho mu gihe babaga batekereza kuba bavuga ukuri nyako. Urukundo rw'ibinyoma rero. Igihe gito nyuma yaho, Mukamwezi yagaragaje isura nshya. Yatangiye kubwira abantu ko Mugisha ari umwana nk'abandi, ko amufata nk'umuhungu. Aramuhamagaza ngo ngo babane. Yabaga amwenyura imbere y'abaturanyi, ariko mu mutima we yari afite umugambi mubisha wo kwica Mugisha buhoro buhoro. Nawe unyumvire. Yamuhaye ibyo kurya byari byandujwe uburozi. Mugisha akimara kubirya atangira kurwara cyane, umutwe ukamurya, atangira kugira iseseme, n'amaraso ava mu kanwa no mu mazuru ndetse no mu matwi. Nubwo byari bimeze bityo rero, Mugisha ntiyigeze yatura Mukamwezi cyangwa ngo amuvumire mu ruhame. Yicaye hasi aravuga mu ijwi ryo gusenga. Aravuga ati, Mana yanjye, niba ari ibigeragezo ubindinde. Ndasenga ntarwane ndetse n'abanshakaho ubugome. Mana, undinde kurwana nabo. Amarira ye akomeje gutemba ku matama ye ndetse akazenga no mu maso yiwe. Abaturanyi bamwe batangira gutekereza bati, ese koko uyu mwana arimo kugirirwa nabi? Ese ukuri kuri hehe? Imbohe y'amarira rero. Ijoro rimwe Mugisha yibereye mu nzu, atangiye koroherwa. Mukamwezi yinjira afite icyuma kinini. Ahamagara Mugisha mu ijwi ry'ubugome ati, ngaho se haguruka wumve. Iyi mitungo yose igomba kuba iyanjye. Sinshobora kuyisangira n'umwana nk'uyu ntazi iyo yaturutse. Ndakurangiza ntacyo usize. Mugisha amureba mu maso, amaso ye yuzuye amarira, ariko aravuga mu ijwi rye ryuje umutima utuje. Aravuga ati, mama, nubwo unyica sinzakwanga, nzakomeza kugusabira. Imitungo siyo nshaka, nawe unyumvire. Icyo nshaka ni umutima w'urukundo. Mukamwezi abonye ayo magambo araseka cyane, ku buryo ijwi rye ryasagaye mu nzu yose. Araseka cyane. Iherezo ry'ubugome rero. Mu gihe icyuma cyari kigiye kumanuka, abaturanyi bumvise urusaku bariruka binjira. Basanze Mukamwezi ahagaze hejuru ya Mugisha ufite icyuma mu ntoki. Bose bavugira icyarimwe ati, oya, ibi ntibikomeza gutya, ntibishoboka. Ukuri kuragaragaye. Mukamwezi ahinduka nk'ufite ishyano, ariruka ajya mu gisenge cy'inzu, ariko amaraso ye y'ubugome
yari yamaze kwandikwa mu mitima y'abantu bose bari batuye aho ngaho. Igice cya kangahe rero cya kabiri kirangiriye naha. Mugisha yasigaye ku nzu yicaye, amaso arimo amarira menshi. Abaturanyi baramwegereye ariko batinya kumukora. Amarira ye yahindutse inkangu mu mutima w'abamurebaga. Ariko se koko bizagenda bite? Ese abaturanyi bazemera kumurinda Mukamwezi cyangwa bazatinya kwivanga mu byiwe na Mukamwezi? Ese imitungo ya Rugamba izaba iya Mugisha koko, cyangwa ubugome bwa Mukamwezi buzongera kumusanga? Ese urukundo rw'ukuri ruzatsinda urukundo rw'ibinyoma? Inkuru irangiriye aha ndetse irababaje cyane. Ukagukanda subscribe niba waradukunze, ugakunda n'iyi nkuru ya Mugisha na Mukamwezi.